ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Twongeye kugaruka tugira ngo dukomeze tuganira ku mateka y'indirimbo zigaragara mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, igitabo gikoreshwa mu matorero ya Giprotestanti. Reka rero tubaye twiragiza Imana mbere yuko dukomeza tuganira ku ndirimbo turi buvugeho uyu munsi. Mana, turagushimye kubw'imbabazi zawe n'ubuntu, tugushimiye ko ari ukomeje kuturinda, uduhaye n'uyu munsi kugira ngo dukomeze tuganira ku buhamya bwa bene data. Mana, turakwingize kugira ngo udushyigikire, ushyigikire buri wese Mana uzumva ubu buhamya, kandi bumubere isoko y'agakiza n'isoko yo gukomerera mu rugendo kugira ngo tuzarusoza amahoro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nje nifuza ko tuvuga ku mateka y'indirimbo umukunzi wacu uri mu gihugu cya Australia yadusabye. Ni indirimbo ya 219. Reka tubane turirimbeho igitera kimwe ndetse na refrain, hanyuma dukomeze tuganira. Ubwo nzamara imirimo ngo nsezere mu isi, umugezi witwa urupfu nkwambutse, niho nzagera mu ijuru nsanga uwampfiriye, azanyakira n'ubuntu n'ineza. Nzamumenya, nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe. Nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye, amena. Iyi ndirimbo nari mvuze ngo ni indirimbo ya 219 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, ikaba indirimbo ya 967 mu bakoresha ururimi rw'icyongereza, cyane cyane mu gitabo cyitwa Sacred Songs and Solos. Iyi ndirimbo rero nyiririmbyeho igice kimwe gusa na refrain, ariko ifite ibice 4. Twayisabwe n'umukunzi wacu kugira ngo n'ubundi amenye amateka yayo. Rero nawe nuyumva ufashwe nayo kandi ukomeze n'ubundi wowe uririmbe. Iyi ndirimbo yahimbwe rero n'umuhanzi witwa PaPi Clever. Hanyuma yayihimbye n'ubundi ayiha umutwe mu rurimi rw'icyongereza yitwa ngo When My Life Work Is Ended. Ubwo dushyize mu kinyarwanda, kuko buriya hari ukuntu abantu bagenda bahindura bigahindura, ariko hano biravuga ngo igihe ubuzima bwanjye bwo gukora buzaba bugeze ku iherezo, niko iyi zina niko yayise. Rero twabonye ko yitwa ngo ubwo nzamara imirimo ngo nsezere ku isi. Uyu PaPi Clever amazina ye yose ubundi yitwa Frances Jenny Clever. Yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu mu 1820, avukira ahitwa Brewster, aho ni New York, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma aza gutabaruka ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu 1915, ahitwa Bridgeport, ni muri leta ya Connecticut muri Leta Zunze Ubumwe n'ubundi za Amerika. Yatabarutse afite imyaka 95. Urumva ko rwose yarakuze, Imana yamuhaye ubuzima ku isi. Uyu PaPi Clever turi kuvugaho afite se ise yitwa Johnny Clever, hanyuma nyina umubyara akitwa Macy Clever Morris. Uyu mwana yari ikinege, yavutse ari ikinege kuko bamubyaye ari we wenyine gusa. Ise amaze kumubyara ni muri uwo mwaka nabwo yahise aba imfubyi, ise akimubyara, kuko n'ubundi se yatabarutse mu 1820. PaPi Clever amaze kuvuka yahuye n'uburwayi afite amezi 6. Ni ukuvuga ngo yari amaze afite uyu PaPi Clever amaze ukwezi kumwe n'igice, ni ukuvuga ibyumweru 6, yahuye n'uburwayi. Uburwayi aza kuvurwa n'umuganga, umuganga amuvura nabi, hanyuma bimutera ubumuga bw'amaso bwo kutabona. Mu gihe cye cyose yamaze ku isi yari afite ubumuga bwo kutabona. Hanyuma amaze kubura umubyeyi we, ni ukuvuga papa we ari we Johnny Clever, yasigaranye na mama nyina umubyara
ndetse na nyirakuru witwa Eunice Padoke Crossby nibo basigaye bamurera. Urumva n'akana kamwe kari ikinege, hanyuma mama we yabaye umupfakazi, hanyuma asanga nyirakuru niwe wamureze afatanije ndetse na mama we. Mu myaka ye y'ubuto yatojwe kujya akunda gusenga cyane, ndetse bakajya bafata umwanya basoma n'ijambo ry'Imana, kuko basengeraga mu itorero rya Methodiste hitwa i Manhattan, nibo bajyaga guteranira cyane cyane. Hanyuma amaze kugira imyaka 5, amaze kugira imyaka 5 bagerageje kumushakira umuganga wamuvura, wari umuganga wize ibyo kubaga yitwa Valentine Moti. Noneho agerageza kuba yamufasha, ariko aza kubabwira ko bidakunda, ko uburwayi afite n'ubundi butakira, birangira n'ubundi bafashe umwanzuro wo kubireka. Hanyuma Fanny Crossby ari na n'ubundi arangiza ubuzima bwe afite ubumuga bwo kutabona. Ku myaka 8 yari afite impano idasanzwe, kuko yari afite impano yo gufata mu mutwe, nubwo amaso atabonaga ariko baramusoberaga akabifata mu mutwe. Kugeza ubwo ku myaka 8 yaje gusohora umuvugo wa mbere. Birumvikana bitewe n'ubwo buhanga yari afite bwo gufata mu mutwe, yahise asohora n'ubundi umuvugo wa mbere. Ndetse uko yagendaga akura niko yagendaga, uko bamusomeraga Bibiliya, kuko we urumva ntago yabonaga, uko urumva yari atangiye no gukura, uko bamusomeraga Bibiliya we yafataga mu mutwe. Noneho biza gutuma yageze ku myaka 8 afite ubushobozi bwo kuba yafata byibuze chapitre, ni ukuvuga imitwe 5 muri Bibiliya, bakamubwira akabifata, agafata chapitre 5 buri cyumweru, ibice 5 bamusomeye akabasha kubifata, ndetse akabasha kubisubiramo adasomye. Hanyuma byatumye kugeza ku myaka 15, urumva ni nyuma y'imyaka 8, muri iyo myaka yose asomerwa abamusomera Bibiliya, kugeza ku myaka 15 yari afite ubushobozi, amaze gufata ubutumwa bwiza bwose uko bwanditswe uko ari 4. Ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubwanditswe na Luka, ubwanditswe na Mariko n'ubwanditswe na Yohana. Yari amaze kubufata bwose, amashapitire abugize, ndetse yari azi mu mutwe ibitabo 5 zanditswe na Mose. Ni ukuvuga Itangiriro, Kuva, Abalewi, igitabo cyo kubara, ndetse n'igitabo cyo gutegeka kwa 2 yari abifite mu mutwe. Azi igitabo cy'imigani mu mutwe, yarafashe indirimbo ya Salomo mu mutwe, ndetse ngo yari yarafashe na Zaburi yose, ni ibice byose bigize uko ari 150. Urumva yari afite ubushobozi bwo gufata mu mutwe pe. Ni impano y'Imana nyine yari yamuhaye, kuko ngamaze kubona ko afite uburwayi bwo kutabona, yaje kubwira abantu ati arabona ko byaturutse ku bushake bw'Imana, kuko kuba afite ubu burwayi bituma ari Imana yabishatse kugira ngo n'ubundi mukoreshe muri ubu buryo. Rero yayo ni amagambo yaturutse mu kanwa ke, ariko bitangamo ubuhamya. Aha kandi ku myaka 15 niho bamujyanye mu ishuri, n'ubundi ni ishuri ryitwa New York Institute of Blinds, ngo Institut de New York des Aveugles. Ni ishuri riherereye i New York, n'ubundi ryigisha abafite ubumuga bwo kutabona. Aha niho yaje kwigira impano nyinshi, aza kwiga umuziki, yari afite ubushobozi bwo kwiga umuziki, yiga piano, yiga gitari, ndetse aha kandi yaje kuhakura n'ubundi diplome. Iyi diplome yarangije amashuri ye mu 1843, ahita akomeza abo mwarimu n'ubundi muri iyi institut. Muri iri shuri bamugira umwarimu, akajya yigisha indimi, akigisha kunoza imvugo, aribyo twita mu rw'igifaransa rhetorique, ndetse akayigisha na grammaire cyangwa se grama, ikiboneza mvugo. Yari umwarimu muri iri shuri, n'ubundi afasha abafite icyo kibazo, kuko n'ubundi ni ishuri ry'abafite ubumuga bwo kutabona. Rero aha ngaha niho yaje gukura n'impano zitandukanye. Nyuma yo kwiga ahakura impano zo kuba umwanditsi, ahakura impano yo kuba umuririmbyi mwiza, ahakura impano y'ubusizi, ndetse yari n'umwigisha wa Zaburi, mugaho tugiye ni mu rusengero, aza no kuba umumisiyoneri. Fanny Crossby yari umwanditsi w'indirimbo, kugeza ubwo yanditse indirimbo zigera ku 8,000 zirenga. Yanditse indirimbo zigera ku 8,000. Izi ndirimbo rero yazandikaga gute? Fanny Crossby yari afite ubushobozi bwo guhimba indirimbo byibuze hagati y'indirimbo 6 n'indirimbo 7. Nari mvuze ngo yanditse indirimbo zirenga 8,000. Yandikaga indirimbo hagati y'indirimbo 6 kugera ku ndirimbo 7 byibuze ku munsi.
we akazihimba zikaba ziri mu mutwe we. Yamara kuzihimba ubwo urumva akaza guhura n'umwanditsi we akamubwira, akajya amubwira iya mbere ayandika kugeza ku ndirimbo ya nyuma, zose agenda azibwira kandi zitandukanye no mu majwi. Yahimbye indirimbo nyinshi uyu mukozi w'Imana. Hanyuma umwanditsi yamara kuzandika nyine birumvikana akaza kugenda aziririmba, zaje kuza natwe zitugeraho. Uyu Fanny Crosby kubera guhimba indirimbo nyinshi yaje guhabwa akitiriro cyangwa se akabyiniro, yitwa ngo ni Queen of Gospel Hymn Writers. Ni umwamikazi w'indirimbo zihimbaza Imana. Urumva indirimbo 800 ni nyinshi cyane, cyane nyinshi zirimo izihimbaza Imana. Yiswe umwamikazi w'indirimbo zihimbaza Imana. Noneho uko yaririmbaga indirimbo zakundwaga n'abayobozi, hanyuma hari nk'indirimbo ze nka perezida wa 11 wayoboye leta zunze za Amerika witwa James Polk Knox. Uyu yaje gukunda indirimbo ze ngakajya aziririmba, ndetse aza no kumutumira aza kumuganiriza amubwira ikibazo, kuko Fanny Crosby yari umuntu kandi ngo wicisha bugufi, wita cyane ku bantu bafite ibibazo. Mbese muri make yitaga ku bantu b'imibereho bafite ibibazo. Yari umusosiyale mwiza mu Kinyarwanda, niko twabivuga. Yari umuntu mwiza cyane ureba imibereho myiza y'abantu. Noneho bituma uyu perezida amwemerera mu kiganiro, ndetse biza no aza kumumva amubwira imbwirwaruhame. Noneho aza no gutumirwa muri Sena. Muri Sena ni ukuvuga muri Kongere y'Amerika, ariko ubundi yitwa Kongere. Aratumirwa avugamo umuvugo, poeme. Niwe mugore wa mbere ngo winjiye mu nteko ishinga amategeko y'Amerika ajya kuvuga icyo kiganiro. Urumva ko yari umuntu uha umwanya. Hanyuma yaje gushakana n'umugabo witwa Alexandre Van Aristine, babyarana umwana umwe. Uyu Alexandre bahuriye n'ubundi mu ishuri aho yigaga, ariya twabonye muri institut i New York. Iriya institut yari ifite kwigisha abafite ubumuga bwo kutabona, niho bahuriye barashakana, baza kubyara umwana umwe w'umukobwa, nawe waje gupfa akiri muto ngo yishwe na tifoyidi. Nuko birangira n'ubundi abyaye uwo mwana mu buzima bwe. Hanyuma Fanny Crosby nk'uko twabonye ko yari afite ubumuga bwo kutabona, kandi akaba ari umuntu witaga ku bantu cyane abafite ubumuga bwo kutabona, yaje kubagirira ubuvugizi, abibwira perezida, abibwira n'abafite yaje kubibwira nanone kandi muri ya nteko ababwira ikibazo cy'abafite ubumuga bwo kutabona, yuko bakwiye kwitabwaho mu burezi. Uyu niwe wazamuye ikibazo cyo kugira ngo hitabwe abantu bafite ubumuga bwo kutabona, bahabwe inyigisho zihariye. Nuko rero Fanny Crosby nk'uko twakomeje tubibona muri iyi ndirimbo, tumenye impamvu yaje kuyihanga. Ni ukubera iki yahimbye iyi ndirimbo? Icya mbere ngo yari umudamu ufite kwizera. Nubwo yari afite iki kibazo, ariko yari afite kwizera muri we. Noneho ajya guhanga indirimbo, umunsi umwe yari yagiye mu giterane, kuko uyu nguyu n'ubundi yari umubwirizabutumwa, akaba umudiyakoni, akaba umusiyoneri, kuko yagiye avuga ubutumwa mu matorero atandukanye. Bivugwa ko ntabwo ari wa muntu wari ufite ihame ryo kuvuga ubutumwa ahantu hamwe. Yagiye mu Presbyterian avuga mu butumwa, ajya mu Batista, ajya mu Methodiste. Noneho hari hateranye rero igiterane. Hanyuma muri icyo giterane nimugoroba, icyatumye nari ngiye kubabwira impamvu yatumye ahanga iyi ndirimbo. Bigeze nimugoroba aza gushaka uburyo ajya kuruhuka, hanyuma ahura n'umuririmbyi nanone wari umucuranzi witwa John Swin. Hanyuma bahuye baraganira nyine, baganira cyane ko yari umucuranzi, yajyaga anamufasha no mu gucuranga. Mu kiganiro bagiranye yaje kubaza, kuko urumva ari igihe abantu bagira ikiganiro nk'abantu bamenyeranye, amuganiriza abaza ikibazo ngo utekereza ute ko tuzabona inshuti zacu tugeze mu ijuru? Icyo ni ikibazo yamubazaga, ariko nyine urumva bari mu bihe byiza byo gusenga, bari mu giterane bajya nko kuruhuka. Noneho arabaza ngo utekereza ko tuzabona abantu bacu twabuze? Utekereza ko bizagenda gute ubonye umwami wacu? Kuko urumva yavugaga nyine kuri Kristo. Utekereza ute kuri Kristo ukuntu uzamubona? Kandi urumva wibuke ko yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko bavuganisha kuri iyo ngingo. Ariko kuko yari afite kwizera kuri hejuru, kandi afite yaragiye asoma n'inkuru nyinshi,
twibukiranye ko nanone yari yarafashe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi buriya butumwa bukuyemo amagambo menshi Yesu yagiye yivugira ubwe, amagambo ya nyirayo yagiye yivugira. Noneho we amubwira igisubizo kivuga ngo yewe nzashakisha mu ijuru ndebe nshake umukunzi wanjye, noneho kandi nimubona mubwire anyereke mu biganza bye. Aha rero niho haturutse iyi ndirimbo ivuga ngo ubwo nzamara imirimo yanjye ngo nsezere ku isi, umugezi witwa urupfu nkwambutse. Noneho urumva ni amagambo agaragaza, yaramubajije ikibazo kivuga ngo uzabona gute inshuti zawe kandi atabona, ni gute uzabona umukunzi, utekereza gute kuri Yesu? Ariko aravuga mu mbaraga zo kwizera ngo uyu mukunzi wanjye nzamubona. Wenda ashobora ko yaravugiye ngo nubwo meze gutya ariko uyu mukunzi wanjye nzambara andi maso, nzambara ubundi bushobozi. Aya ni amagambo nanjye natekereza ko nawe yavuga ati nzamubona umwami wanjye. None igitangaje yaramubwiye ngo ikintu nzamusaba cya mbere ni ukunyereka inkovu zo mu biganza bye. Noneho ngo nzamubona mbonye inkovu zo mu biganza bye. Haleluya! Urumva amagambo yamusubije ni amagambo arimo kwizera, kuko nta bantu yabonaga, ntabwo yigeze abona umuntu mu buzima bwe, ariko abakunzi nzababona, ndetse ibitangaje nzabona n'umukunzi wanjye ndebe inkovu zo mu biganza bye. Avuga ngo nzanezerwa nimbona ubwiza bwo mu maso he, kandi sinzasiba kumushimira urukundo n'imbabazi n'urupfu byatumye nanjye ambonera ikibanza mu ijuru. Haleluya! Rero dukwiye kwizera nk'uyu mudamu pe. Urumva ko yari afite kwizera, amaso nayo, ariko kandi akavuga ngo nzabona umwami wanjye. Rero iyi ndirimbo wayihimbye n'uyu nguyu PaPi Clever, byumvikana ngo avuga ngo ubwo nzamara imirimo yanjye, ndakwifuriza kugira ngo nawe utekereze ukuntu umukunzi wacu wadukunze akitanga, ukuntu dukwiye kumukumbura, ukuntu dukwiye gutekereza ku mpera z'urugendo rwacu tuzabana nawe tukamubona yaratubabariye, aratubatura. Reka dutekereze ukuntu tuzabana nawe, kuko yasezeranije yuko agiye kudutegurira hacu kandi ngazagaruka tujyane. PaPi Clever atubera icyitegererezo cyo kwizera, atubera icyitegererezo cyo gutegura urugendo rwacu, kuko we urumva ko icyo yifuzaga ni ukuzabona umukunzi. Nawe rero ukiri mu isi, ugikizwa, ugishakisha ubuzima bwo kuba mu isi, kora ku buryo n'ubundi utazarata, utazabura ingororano. Satani ntakatubuze ingororano, agambiriye kutubuza ingororano, ariko twe turwana urugamba rutuma tuzabona umukunzi wacu, nk'uko PaPi Clever yaduhaye ubuhamya, atubereye icyitegererezo. ngo utuye indirimbo uze kwiherera, ufate umwanya uyiririmbe. ni indirimbo ziri mu magambo meza, nubwo utaba uzi kuririmba cyane mu ijwi riranguruye, ufate umwanya uyisome, irimo amagambo meza gukomeza. Imana ibahe umugisha. Nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe, nzamumenya